bagore ururenda bazana rushobora kugaragaza uburwayi bashobora kuba bafite cyangwa se ikibazo bashobora kuba bafite mu mubiri wabo bitewe n'ibara ry'urwo rurenda. Muri kino kiganiro tugiye gusobanura byimbitse kuri rwa rurenda, uburyo rugenda ruhindagurika ku bagore ndetse n'icyo rushobora kugaragaza ku bijyanye n'uburwayi bashobora kuba bafite. Turebere hamwe nanone n'ururenda rwaba uri normal cyangwa se nta kibazo rugaragaza, ari ibintu bisanzwe ku bagore. Muri kino kiganiro nituvuga ku rurenda, urumva nyine rwa rurenda rushobora kuza mu gitsina cy'umugore rukagaragara, cyangwa se bimeze nk'ibizi cyangwa se nk'amazi bidasanzwe, ama-discharge ashobora kuza mu ndimi nziza, ni ama-discharge ashobora kuza mu gitsina cy'umugore. Icyo ashobora kugaragaza, kuko burya byose ntabwo biba ari normal, hari ama-infection ushobora kuba ufite atandukanye cyangwa se ibibazo by'uburwayi ushobora kuba ufite. Urwo rurenda rukagenda rutandukana, hari urufite ibara ry'ubururu, icyatsi, ibara rya grey, cyangwa se nanone ushobora kuza rufite ibara ry'umukara, cyangwa se rukaza rufite n'impumuro idasanzwe imeze nk'amafi yapfuye, cyangwa se ikintu kirimo cyahogose, ikintu cyaboze nk'amagi yaboze, kuri igi ryaboze riba rihumura rinuka, ukumva nyine niko urwo rurenda rumeze. Burya hari icyo bisobanura ku bijyanye no mu buzima bw'umugore cyangwa se mu bijyanye n'uburwayi ashobora kuba afite. Ubundi muri rusange igitsina cy'umugore kigira amavangingo cyangwa se nanone kikagira ururenda. Urwo rurenda rero rugenda rutandukana bitewe n'ikibazo umuntu afite. Hari n'igihe rero nyine rushobora kuza, ubundi ni ibintu bisanzwe mu gitsina kugira ngo kisukure ubwacyo kigomba kuzana ayo mavangingo cyangwa se urwo rurenda rukaba ruza. Iyo rero burya ibyo bikaba bifasha gutuma umubiri we cyangwa se umubiri w'umugore usohora mikorobe zapfuye cyangwa se nanone na selile zapfuye, zikabasha gusohoka nyine nta kindi kibazo zimuteje. Muri make bakaba ari uburyo igitsina cy'umugore kisukura ubwacyo, ndetse no kugira ngo kibashe kuba cyakorohera cyangwa se ari nka lubrification yacyo, ari bwo bubere bwacyo. Ubundi urwo rurenda rw'umugore ruba rugizwe n'amazi, rukaba rugize n'ibyo twakwita mucus, ibimeze nk'ibimwira cyangwa se rwo rurenda ruturuka muri nkondo y'umura, cervical mucus. Hakaba harimo amasécrétion vaginale twagereranya nanone nka y'amavangingo. Nanone hakaba hashobora kuba harimo bagiteri cyangwa se udukoko twapfuye umubiri urimo gusohora. Hanyuma rero ku gitsina cy'umugore hari igihe urwo rurenda ruza ari ibintu bisanzwe atari uburwayi. Urwo rurenda ruza rusa neza, ruri clear, ruri clair, nta bara rufite, cyangwa se rusa n'amata, rusa n'umweru, nta kindi kibazo rufite. Iyo urwitegereje nta mpumuro rugira kandi ubona nta n'ikindi kibazo ruteje, ntabwo ruba runuka cyangwa se ngo wumve ruhumura nk'amata yapfuye. Hari igihe rushobora kuza bitewe n'ibihe umugore arimo. Urwo rurenda rusanzwe rutari uburwayi, ruri normal, usanga rushobora kuza rimwe na rimwe rumatira cyangwa se ukabona rurimo kunyerera cyane. Ibyo biterwa n'ibihe umugore arimo, mu gihe ari muri ovulation, mu gihe atari muri ovulation, mu gihe kiva mu mihango, rugenda ruhindagurika, ariko ukabona nyine ni ibintu bisanzwe atari ibintu by'uburwayi, rutanuka, nta n'ikindi kibazo ubona nyine rugaragara ko rufite. Ariko rukaba rusa n'umweru cyangwa se ruri clear, ubona nta bara rufite, rusa naho rukeye neza. Nanone urwo rurenda nk'uko twari tumaze kwivuga rugenda ruhindagurika bitewe n'ibihe umugore arimo. Nko mu gihe cya ovulation, burya ururenda rw'umugore rushobora kuza rusa naho rumatira, cyangwa se wagira gutya warufata ukabona rurimo gusa naho rukweduka. Nanone wanarwitegereza nko mu gihe cya ovulation ukabona rusa n'umweru w'igi, kuri uwo mweru w'igi uba usa ukuyemo umuhondo uriya mweru w'igi. Nko mu gihe rero nka mbere ya ovulation ushobora kubona rwa rurenda ruza rukomeye, ruri thick, nanone rumeze ruri creamy, cyangwa se ukabona rusa n'umweru, cyangwa se ukabona ruri clair, nta bara rufite ariko rusa neza. Hanyuma rero ururenda rw'umugore rushobora guhindagurika muri ayo mabara agatandukana, rukagira andi mabara ndetse rukagira n'impumuro cyangwa se impumuro itari nziza, bitewe n'impamvu zitandukanye. Harimo kuba hari imisemburo yagiye ihindagurika mu mubiri we, harimo uburwayi bw'ama-infection ashobora kuba afite, harimo imibonano mpuzabitsina yakoze ikagira ikihindura mu bijyanye na pH cyangwa se acidite yo mu gitsina igahinduka, bitewe n'uburyo akaraba cyangwa se hygiene cyangwa se tukagirira
muri ya myanya myororokere ye, cyangwa se imitariho, cyangwa se uburwayi ashobora kuba afite muri rusange. Reka duherere ku ibara rya mbere, ni ururenda cyangwa se amavangingo asa n'umweru afite ibara ryiza. Kino gihe rero uru ni ururenda ruri normal nk'uko twabivuze, kandi rugaragaza ubuzima bwiza ku mugore. Urwo ruza mu gihe ari muri ovirasiyo, mu gihe ari muri siporo, mu gihe ari gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se mu gihe afite bwa bushagarira n'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, kabone yaba ari n'umugabo cyangwa se batari kumwe. Ndetse ni ururenda ruza mu gihe imihango ari muri ovirasiyo, cyangwa se mu gihe nanone ya mihango yarangiye, cyangwa se ukwezi kwe kw'imihango kurangiye. Ikiranga urwo rurenda ruba ruri taransipara, rubonerana, rukaba nanone rushobora kuba rusa n'umweru w'igi, nanone rukaba ruba nta mpumuro rugira, ndetse ibara nyine ariryo ry'umweru, cyangwa se ubona ko rusa n'umuhondo n'umweru w'igi, atari umuhondo, umweru w'igi. Urwo rugaragaza rero ubuzima bwiza ku mugore, ko mu myanya myibarukiro ye nta kibazo kirimo, ndetse ko afite n'ubuzima bwiza. Urwo ni ururenda nanone rugaragara ko afite uburumbuke, afite feritilite nziza. Ni ururenda rero rudateje ikibazo, nta n'ikindi kibazo ruteje, rwo ntabwo ari uburwayi. Hari igihe rero ku mwanya wa kabiri hazamo ururenda rw'umweru ubona rusa n'amata y'ikivuguto. Urwo rurenda rero rushobora kuza ruri normal, ari ruzima, cyangwa se bigaragaza ko ari bizima, cyangwa se rukaba rushobora no kurugira ari uburwayi. Biba uburwayi ryari, cyangwa se biba uko ari bizima ryari. Iyo atari uburwayi ruba rusa n'umweru nk'uko amata y'ikivuguto ameze, ariko nanone rukaba rusa naho nta mpumuro rugira, nta mpumuro rufite namba, ukabona nyine ururenda rudafite impumuro. Ruba ibintu bitari normal bigaragaza uburwayi ryari, ni mu gihe rwa rurenda cyangwa se amavangingo asa n'amata y'ikivuguto, ariko icyo gihe ukaba urimo kuribwa mu gitsina, urimo kwishimagura, wanyaruka babara, cyangwa se nanone ukaba uri gukora imibonano mpuzabitsina ukababara, nanone ukumva rufite impumuro idasanzwe, itari nziza. Hari n'igihe igitsina cyawe iyo ucyitegereje ubona cyatukurije, cyangwa se cyagize redness iruhande rwacyo, cyatukurije, kinakubabaza nyine. Umuntu yakoze igitsina cye, cyangwa se wakoramo n'intoki ukumva ko ufitemo uburyaryate, cyangwa se kirimo kukubabaza. Icyo gihe ni uburwayi. Impamvu zishobora kubitera ni ukuba uri ku miti ya antibiyotike urimo gukoresha. Ushobora kuba ufite uburwayi bwa diyabete, ushobora kuba ufite impinduka mu misemburo, ushobora no kuba utagira isuku ihagije y'imyanya myibarukiro yawe mu gitsina cyawe. Icyo byo bikunda kugaragaza nanone ko ushobora kuba ufite yeast infection, cyangwa se fungal infection ziri imbere mu gitsina. Ibyo rero ushobora gukoresha imiti yo kwa muganga, harimo nka nystatin ovule, niyo ni imiti ivura ibyo bibazo, cyangwa se hari n'indi miti myinshi cyane ishobora kuvura ibyo bibazo yo kwa muganga, inyuzwa aho mu gitsina, igihe gito ukaba ukize. Ku mwanya wa gatatu tugira ibara ry'ururenda rw'umuhondo, cyangwa se ibara ry'umuhondo ushobora kubona mu rurenda rwawe. Ibara ry'umuhondo rero naryo burya kenshi rishobora kugaragaza uburwayi, ariko hari n'igihe gishobora kugira ibara ry'umuhondo atari uburwayi. Icyo gihe rero ni igihe ryabara rizaza ari umuhondo udakabije cyane, uri umuhondo uri light, kandi urwo rurenda rukaba rudafite impumuro mbi, cyangwa se rutanuka. Iyo rero ufite umuhondo usa naho ari umuhondo cyane mu buryo bugaragara, cyangwa se ari umuhondo ujya gusa, ururenda rujya gusa n'icyatsi, icyo gihe biba bigaragaza ko ari uburwayi. Ndetse nanone usanga urwo rurenda rufite impumuro mbi, imeze nk'iy'amata yapfuye. Icyo gihe bugaragaza uburwayi bubiri, harimo ubwitwa bacterial vaginosis, ni uburwayi twigeze no kuvugaho, ndetse burya na trichomonas. Icyo gihe umuntu uba wumva ko hari impumuro mbi izenwa, cyangwa se wumva muri urwo rurenda. Nanone umugore aba ababara mu myanya myibarukiro ye, cyangwa se mu gitsina cye kimubabaza, no mu gihe arimo kunyara arababara, cyangwa se akora imibonano mpuzabitsina akababara. Icyo gihe rero ushobora kuba ufite izo ndwara arizo zabiguteye. Muri icyo gihe rero ujya kwa muganga bagafata ibizamini bakareba uburwayi, cyangwa se udukoko twabiguteye, cyangwa se uburwayi bifitemo, bukaba ari bwo buvurwa. Icyo gihe bwo ni uburwayi. Ku mwanya wa kane rero hazamo ururenda rufite ibara ry'icyatsi, cyangwa se ururenda rusa n'icyatsi. Kino gihe urwo rurenda rusa n'icyatsi igihe cyose ni uburwayi. Ushobora kuba ufite trichomonas, cyangwa se izindi bacterial infection, cyangwa se izindi infection zatewe n'udukoko two mu bwoko bwa bagiteri.
icyo gihe ururenda ruba rufite ibara risa na green kandi rukaba rufite impumuro mbi cyane. Umugore aba afite ibindi bimenyetso birimo kwishimagura mu gitsina cyangwa se kumuryaryata, akumva nyine hamubabaza, yakora imibonano mpuzabitsina akababara, akaba ashobora no kuribwa mu nda yo hasi. Icyo gihe nabwo aba akwiye kujya kwa muganga bakamuha imiti ivura icyo kibazo. Hari igihe rero ururindo rushobora kugira ibara rijya kwirabura cyangwa se ibara rya brown. Icyo gihe urwo rurenda ruba rurimo cyane cyane, ibyo bisobanuye ko urwo rurenda rwawe rushobora kuba rurimo amaraso amazemo igihe kinini cyangwa se amaraso ya kera amazemo igihe kinini. Ibyo bishobora kugaragaza ko bishobora kuza, urwo rurenda rushobora kuza nyuma y'imihango mu minsi mike cyangwa se mu minsi mike uvuye mu mihango. Rushobora kuza nanone bigaragara ko ari bitewe n'imisemburo n'ibibazo mu misemburo ufite itari ku murongo. Hari ibindi bibazo bishobora kubutera nk'uburwayi bwitwa polycystic ovary syndrome cyangwa se indwara bita endometriosis. Iyo bimaze igihe kinini uba ukwiye kujya kwa muganga. Ubwo ni uburwayi, n'umugore umaze igihe gito abyaye ashobora kubigira nawe. Icyo gihe arimo kuribwa no mu nda yo hasi, akwiye kujya kwa muganga mu buryo bwihuse. Ku mwanya wa 6 rero ni ururenda cyangwa se amavangingo afite ibara rya pink. Nabwo birashoboka ko umugore ashobora kugira ibara rya pink muri rwa rurenda rwazana cyangwa se muri bya bintu by'amadishaje azana, harimo kuba bishobora kugaragaza ko ari muri ovulation, ari spotting zo muri ovulation. Bishobora kugaragara ku mugore umaze igihe gito asamye, bikaba bigaragaza ko habaye ibyitwa implantation, bleeding. Bishobora no kuza nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, bishobora no guterwa nanone n'impinduka mu misemburo afite. Kino gihe ahanini ntabwo uba ukwiye guhangayika cyane mu gihe ari ibara rya pink, cyenze ubonye biri persista, uribwa mu nda yo hasi cyangwa se nanone ifite impumuro mbi idasanzwe, nibwo ujya kwa muganga. Ku mwanya wa 7 rero ni ururenda cyangwa se amavangingo afite ibara rya grey. Ibara rya grey rigaragaza uburwayi iyo ubufite. Iyo ufite iryo bara riboneka mu mavangingo cyangwa se muri rwa rurenda uzana, icyo gihe rero biba bigaragaza ko urwaye. Akenshi uzumva hari n'impumuro mbi imeze nk'iy'amafi cyangwa se kuriya amafi aba ameze yumvikana, iba imeze nk'iy'amafi, kuriya amafi nyine agira impumuro ahantu bayagirira. Icyo gihe nanone umugore iyo arimo kunyara arababara cyangwa se yakora imibonano mpuzabitsina akababara. Icyo gihe rero umugore aba akwiye kujya kwa muganga mu buryo bwihuse. Ku mwanya wa 8 rero dufite ururenda cyangwa se amavangingo arimo ibara ry'amaraso cyangwa se rusa n'umutuku, nyine bigaragara ko ruri kumwe n'amaraso, kandi ibyo urwo ukaba ushobora kurugira utari mu mihango. Ibyo nabyo birashoboka, bishobora kugaragaza ko ufite ibibazo nka kanseri y'inkondo y'umura cyangwa se ibindi bibazo kuri kanseri y'inkondo y'umura nko gukomereka. Ushobora kuba inda yawe yakuguye nabi nko mu gihe utwite, inda yawe ishaka kuvamo. Ushobora no kugaragaza ko ufite nka kanseri y'inkondo y'umura nk'uko twabivuze, cyangwa se kanseri ya endometre. Icyo gihe rero umuntu ashobora kugira ibimenyetso birimo nko gukora imibonano mpuzabitsina akava, cyangwa se akora imibonano mpuzabitsina akababara cyane. Umugore ashobora no kujya no kubibona mu gihe yageze mu gihe cya menopause atarakijya mu mihango. Icyo gihe rero ubwo ubona amaraso aza mu rurenda rwawe ukabona bimeze gutyo, ihutire kwa muganga mu buryo bwihuse, bakurebera impamvu yabyo, bayivure cyangwa se bakoherezaho ubushobozi bwawo kubivura buri, cyangwa se ubundi bufasha bukwiye. Hari ibintu rero bishobora gutuma ururenda rwawe ruhindagurika, nko kuba hari imisemburo ifite ikibazo yabaye mike cyangwa se indi yabaye myinshi, kuba utwite, kuba uri gukora mpuzabitsina uri sexually active, kuba udagira isuku ihagije mu gitsina, cyangwa se imiti uriho imwe n'imwe nk'imiti antibiyotike cyangwa se imiti yo kuboneza urubyaro, ishobora guhindura ururenda rwawe imiterere yarwo. Ariko ururenda ruza rufite impumuro mbi ahanini ni rwo rubi cyane, ni rwo rugaragaza uburwayi kurusha rwa rurenda ruza nta mpumuro mbi ruherekejwe narwo. Hari ibintu rero byagufasha mu kubungabunga ubuzima bwawe bw'imyanya myibarukiro yawe cyangwa se bwo mu gitsina nk'umugore cyangwa se umukobwa. Ikintu cya mbere ni ukugira isuku ikwiriye kandi ihagije. Nanone ikintu cya kabiri ni ukwambara imyenda ituma umubiri wawe uhumeka. Ikintu cya gatatu ni ukwita ku mafunguro yawe, ukamenya ibyo kurya uhitamo mu buryo bukwiye, ukarya imbuto n'imboga. Ikindi cya kane ni ukuba gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye, ukibuka gukoresha protection nk'agakingirizo, kandi ugahora inshuro nyinshi ukoresha screening ya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ukanywa n'amazi. Ibyo bizagufasha mu kwirinda no kugabanya ibyago byo kuba ushobora kwibasirwa n'uburwayi bwafata mu myanya myibarukiro yawe.
nk'umugore rero izo discharge cyangwa se nanone urwo rurenda cyangwa se amavangingo aza ashobora kugaragaza byinshi, akaguha ishusho y'ubuzima bwawe n'uburwayi ufite. Nk'umugore cyangwa se nk'umukobwa, buri gitondo uko ubyutse jya ugenzura umwenda w'imbere wawe wambaye, urebe ibara ndetse wumve ko unafite impumuro mbi rwa rurenda wazanye. Niba uzanye n'andi mavangingo mu gihe kidasanzwe, nabwo uyagenzure neza. Ikintu cya mbere uyihumurize, uyitegereze n'amaso, ibyo biba bihagije kumenya ko ari uburwayi. Numva afite impumuro mbi idasanzwe, icyo gihe uzajya kwa muganga bakuvure. Ni ama-infection ushobora kuba ufite, amwe ashobora kuza ari ama-infection ashobora kuza ari ukwandura bisanzwe bitewe n'isuku nke cyangwa se ibindi bintu nk'amatuwarete wakoresheje akakwanduza, cyangwa se andi akaba ashobora kuza n'imibonano mpuzabitsina idakingiye wakoze, akaba wananduriyemo nk'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka za mburugu, syphilis, imitezi, gonorrhea, izitwa chlamydia, izitwa trichomonas ndetse n'izindi. Burya izo ndwara zose zishobora gutera ibyo bibazo. Niyo mpamvu uba ukwiye guhora wigenzura ukareba ko hari impinduka zagiye zigaragara muri rwa rurenda rwawe, ndetse nanone ibyo bikaba bishobora gutuma ufata umwanzuro wo kwivuza hakiri kare. Hari icyo udasobanukiwe neza muri kino kiganiro, ndetse nanone hari n'icyo wifuza kubaza, wabyandika hagenewe kujya comment. Hari hasi muri iyo video urabona ahantu hagenewe kujya comment. Ari nubwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe kugira ngo inkuru zacu zivuga ku buzima, zigira inama z'ubuzima uzajye uzibona mu ba mbere.